jya mu nzira ifunganye, kandi ijwi ry'Imana rizagutandukaniriza andi majwi. Uzahura n'ibikugoye nshuti yanjye kugira ngo ugere kuri ibi byiza Imana yakwiteguriye. Nagira ngo mbabwire, nimugaruke, nimuve mu nzira. Icyambere ni umuriro, kandi wari ugiye kugera ku buki. Ni ukuri. Haleluya, haleluya. Urakoze Mana, ndabasabiye nanjye nisabira. Umunsi w'emerere umwuka wera akujugunye mu kidege, akujugunye mu kidege. Yesu ashimwe. Mumeze neza, muri amahoro? Nagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Munyemere dusenge Imana. Nyakubaha Imana, turagushimye. Butatu bwera turaguhimbaje. Uri Imana data wa twese, uri Imana umwana, uri Imana umwuka wera. Ingoma yawe niyamamare uhereye none ukageza ibihe byose. Tuje kumva ijambo ryawe, ari gihe ugiye kuvuga ntaba ari gihe. Abumva ijambo ryawe bose, abazakurikira ibi byigisho, umwuka wera dusobanurire. Duciye bugufi ngo izina ryawe ryamamare. Bana natwe ukuboko kwiza kw'Imana kube kuri twe. Urakoze kubidukoreye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndagarutse nanone ngo tuganire ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Musabimana Fortune. Biba byiza ko uwafungura ibi byigisho yamenye uwo baganira ngo ninde. Ndakijijwe kandi numva turi kumwe kugira ngo tuganire, dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza. Nagira ngo dusome mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, igice cya 13. Turasoma umurongo wacyo wa 17, twumve uko ijambo ry'Imana ritubwira. Haranditse ngo, Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda, Imana ntiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya, nubwo ariyo y'ubusamo, kuko Imana yibwiraga iti, abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire mu gihugu cya Egiputa. Ahubwo Imana ibagendesha ibizigu, ibacishije mu nzira inyura mu butayu, ikajya ku nyanja itukura. Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bafite intwaro. Mose ajyana n'amagufa ya Yosefu, kuko yari yararahije Abisirayeli indahiro ikomeye ati, Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufa yanjye nimuva ino. Kwakire neza ijambo ry'Imana. Nzanye ijambo rivuga ngo ni uguca mu nzira ifunganye. Inzira ifunganye niyo nje kubabwira. Inzira ifunganye, iyi nzira niyo nifuza ko tuganiraho. Inzira ijya mu ijuru irafunganye, kandi ni inzira igoye. Hano Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa, hari utuyira bagombaga gucamo ngo tw'ubusamo. Muri abantu bakuru, inzira y'ubusamo murayizi. Niba umuntu wenda uva ahangaha ujya ahandi, ushobora guca akayira ka bugufi. Ako kayira bita akayira k'ubusamo. Akayira k'ubusamo rero ntago ari ko Imana yabacishijemo, ahubwo yabacishije mu nzira ngo y'ibizigu. Inzira igoye cyane, ariko Uwiteka yibacishamo agambiriye kubageza aho yagambiriye. Imana ishimwe. Ese ni ukubera iki Imana itabanyujije mu nzira y'ubusamo? Inzira y'ubusamo ni inzira ihita kugeza aho ugera ako kanya. Inzira y'ubusamo ni inzira umuntu wese abasha gucamo kandi akagera aho agiye bitamugoye, akihuta cyane. Ariko inzira ijya mu ijuru iraruhije, ni inzira igoye, ni inzira y'ibizigu. Imana itugirire neza. Ese izi nzira zimeze zite? Imana yatubwira ngo dore nagushyize inzira ebyiri imbere. Hari inzira ifunganye, hari n'inzira yaguye. Inzira ifunganye twayita inzira y'ibizigu Imana yacishijemo ubwoko bwayo bwa Isiraheli ibavanye mu gihugu cya Egiputa. Imana itugirire neza. Ngo Imana ntiyashimye kubacisha iy'ubusamo, ahubwo yabacishije iy'ibizigu. Nagira ngo mbabwize ukuri, iyi nzira tujyamo ni inzira ihanda, irimo amahwa, irimo ibikomeye. Ariko iyo uyigenzemo atari imbaraga zawe, ukemerera Imana, ukabwira Imana uti ndi muri iyi nzira. Iyi nzira irimo imijugujugu, iyi nzira irimo ibigoye, iyi nzira irimo amahwa, ariko Yesu muba muri kumwe. Iyo wemeye guca muri iyo nzira, ngo ni inzira ifunganye. Inzira ifunganye niyo nifuza kubabwira ngo muba ariyo mucamo. Inzira ifunganye ikubuza ibyo wakunda.
bakundaga. Inzira ifunganye ishobora gukutanya n'inshuti kandi mutanganishijwe n'ikibi, ahubwo ya nshuti kuko yifuzaga ko mukorana ibyaha, ya nshuti ukayireka, ariko kuko ufite inshuti nziza, inshuti yitwa Kristo, ukemera ukaba ariyo uha agaciro kuruta za nshuti zikugusha mu makuba. Hari inzira ifunganye, inzira ifunganye ifite ibyo ikubuza. Iyo umudamu yamaze gusama agira ibintu ahurwa. Iyo twakiriye Yesu tugira ibyo duhurwa. Imana itugirire neza. Ukimara kwakira umwana w'intama w'Imana muri wowe, agucisha mu nzira ifunganye, inzira ishobora kukubuza kunywa akabyeri, inzira ishobora kukubuza gukomeza gukundana na za nshuti zawe, kuko mwahuriraga mu bibi, mwahuriraga mu bugambanyi, mwahuriraga mu gusangira kakande, mwahuriraga mu bintu bitandukanye, hanyuma nyine izo ukabura zitakaje. Kubera ko akenshi, reka nibwire abantu b'abagabo, hari igihe bavuga ngo iyo uri kumwe ngo muri abantu b'abagabo muri gusangira munywa izo nzoga, nyine ngo uba wumva ufite ijambo, uba wagiye mu bandi. Imana itugirire neza, Imana idusure. Iyi nzira twahisemo yo gukurikira Kristo irafunganye. Nagira ngo tuyigereranye n'iyi inzira bise inzira y'ibizigu, atari inzira y'ubusamo. Imana itugire neza. Abisirayeli bava mu Egiputa, Imana yashimye kubayobora, ariko ibayobora mu buryo bugoye. Murabizi ko yabambukije inyanja itukura bakayambuka, nabwo barahageze batangira kwicuza no gushaka gusubirayo, kuko muri iyo nzira habonetsemo ibigoye. Reka mbabwire, muri iyi nzira ushobora guhura n'inyanja. Wahura n'inyanja y'amagambo, wahura n'inyanja yo kwangwa, ariko komeza inzira, komeza ugende. Imana itugirire neza. Nazanye ijambo rivuga ngo mureke duce mu nzira ifunganye. Inzira ifunganye ni inzira ijya mu ijuru, iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Kuki muri gushaka kunyura mu nzira yagutse? Ngo abandi uko babikora ngo nanjye ndabikora, ngo kubera ko mbona ngo rubanda nyamwinshi babikora ngo nanjye ndabikora. Ese ukimara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, yakubuje iki? Yakubwiye gukora iki? Mwaganiriye iki? Njyaganira n'abantu cyane bakugisha inama, umuntu akakubaza ati se wenda ku bintu by'imyambarire, ku bintu byo kwisiga, ku bintu by'iki, nkababwira reka mbabwire, ugihamagarwa ucyakira Yesu mu mutima wawe, hari icyo yakubujije. Nibyo nababwiye, ukimara gusama abantu barahurwa kandi bahurwa bitandukanye. Hari uhurwa ukaba wahurwa n'inyama, ariko hari n'utwara inda ahubwo akaba ari ashaka. Nshuti yanjye, aka gakiza karaguha amabwiriza, aka gakiza niko kakuyobora, aka gakiza niko kagutoza kwambara, aka gakiza niko kakubwira ngo mbese umubiri wawe ntago ari urusengero rw'Imana. Aka gakiza iyo kamaze kukugeramo, uyu Yesu agenda akongorera aguha disipurine y'ubuzima. Haleluya, haleluya. Nagira ngo mbabwire, mureke twumvire ijwi ry'uwo twamaze kwakira, atuyobore muri iyi nzira ifunganye. Nagira ngo mbabwire, abantu dukunda ubuki, ariko kugira ngo ugere aho bahakura, kugira ngo ugere kuri iyo mizinga, haba harimo inzuki, kandi inzuki ziraryana. Abantu banjye, bantu b'Imana, murabizi ko inzuki ziryana, ariko kugira ngo ugere ku buki nuko wemera ugahumiriza rwakurya, wabigenza ute? Ariko kugira ngo ugere ku buki, kandi kugira ngo ubone ubuki hasaba umuriro ukawatsa, umuriro ukazamuka, kugira ngo za nzuki zigireyo ubone kubona ubuki. Nagira ngo mbabwire ngo aka gakiza, nagira ngo tugereranye n'iki kintu kugira ngo tugashyikire, kugira ngo tukagenderemo. Harimo inzuki kandi ziraryana,
harimo inzuki, biragusaba kwatsa umuriro. Kwatsa umuriro ni ukubigenza gute? Ni ukumvira ijwi ry'iyaguhamagaye. Icyo ni icya mbere. Haleluya. Icya kabiri ni ukwatsa umuriro w'Imana uhore waka ku gicaniro, umuriro w'Umwuka Wera uhore waka muri wowe, kugira ngo ukurireho inzuki ubone kugera ku buki. Kugira ngo uzagere i Kanani nuko uzabanza kwambuka, ukambuka iyi nyanja. Inyanja wamara kuyambuka ugaca mu butayu. Mu butayu ni ahantu hatagira amazi, mu butayu ni ahantu hari ibigeragezo. Ariko nyuma yo kuva mu butayu uzagera i Kanani. I Kanani yacu twasezeranijwe ni ijuru. Haleluya, haleluya. Kugira ngo rero tugere kuri ubu buki, tugere kuri aka gakiza, biradusaba gucana umuriro w'Umwuka Wera. Ntuzime. Kuki uri kuzimya Umwuka Wera? Kuki uri kuzimya impano z'Imana? Kuki uri kuzimya umuriro? Warazimye. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo Data wa twese arashaka ko tumusengera mu kuri no mu mwuka. Ngo abasengera Imana Data mu kuri no mu mwuka, abo nibo Data ashaka ko bagira gute? Bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengere mu mwuka no mu kuri. Imana ishimwe. Uwo mwuka rero ni umuriro. Uyu muriro iyo watse ukaka muri wowe, uyu muriro agenda ugatuma izi nzuki zigirayo, hanyuma tukabona ubuki. Njya mbwira abantu, buriya isi irimo ibintu byinshi byiza. Umukozi w'Imana umwe niwe wigeze abyibaza ati, kuki abantu batazi Imana babasha kuba baguwe neza? Ibyo ni ibyabo, ni umugabane wabo wo muri iyi si. Twebwe tubaho mu buzima Imana iduha kuri ibi by'isi, isa nkaho dusa nkaho tubipapuye. Sinzi niba ubyumvise, sinzi niba wumvise iki kintu. Ni ukuvuga ngo Satani yamanukiye isi, iyi si arayikontorora. Ariko nubwo ayikontorora, hejuru ye hari Imana isumba byose. Iyo duhamagaye ikadukura mu isi, tukaba mu isi ariko tutayirimo. Haleluya. Tukagenda mu isi ariko tutayirimo, tukayigenderamo, tukayibamo, ariko iby'isi ntibidutwaze igitugu, kuko twumviye uri hejuru y'amajuru, kuko twumviye usumbuye Satani ukontorora isi. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu ubasha gusenga, ukaba imbere y'Imana, ugatakira Imana kugira ngo ugere ku bisubizo no kubona ibyiza. Niyo mpamvu twasomye ijambo muri Daniyeli, dusanga Daniyeli yarasenze, kandi asenga iminsi 21 yiyiriza ubusa atakambira Imana. Imana ikamwumva, hanyuma ikohereza n'ibisubizo. Ijambo rikatubwira ngo mu kirere cyangwa hejuru hari ingabo z'Abamedi n'iz'Abaperesi. Dushushanya ubu abadayimoni, imyuka ikorera mu batumvira, kuko Satani ari gukontorora isi. Hanyuma ngo batangira ya masengesho, batangira bya bisubizo byande bya Daniyeli. Ariko Imana yo mu ijuru iri hejuru ya byose, kuko yari yumvise gusenga kwa Daniyeli. Haleluya. Yohereza marayika ukomeye, araza arwana n'izo ngabo, akuraho izo nzitizi, akuraho ibyo nakwita nk'inzuki, hanyuma ibisubizo bigera kuri Daniyeli. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bakozi b'Imana, uru rugendo turimo rurimo amahwa, rurimo Abamedi, rurimo Abaperesi, ariko hejuru yabo hari imbaraga z'Imana. Hari Imana ishobora byose, irakoherereza ubutabazi, igukure mu mwijima, hanyuma ugere ku buki. Kandi twasomye rero iri jambo ritwereka uru rugendo rw'Abisiraheli. Ni ukubera iki Imana itabacishije mu nzira y'ubusamo, ikabacisha mu nzira y'ibizigu? Niko ijambo ryatubwiye. Kuki muri guca mu nzira y'ubusamo? Kujya ushaka gusubizwa uciye mu nzira atari Imana yaguhaye? Reka nibwirire nk'urubyiruko, urasenga ugasaba Imana ati, Mana uzanyubakire, uzamfashe, ariko wabona birimo bitinda, wabona utabyumva, ugahita umuzana, bugacya mu gitondo ibintu warangije kwisubiza. Abantu benshi bari guca mu nzira y'iki? Y'ubusamo. Imana itugirire neza. Imana ikagusezeranya kizagufasha, igaguha umugisha mu byo ukora, kugira ngo ubashe gukora, ubashe kugira aho ugera. Ariko warangiza ugashaka kugaragaza ngo usubizwe, uciye mu nzira z'ubujura, uciye mu nzira z'ubwesikoro. Imana yagusezeranije umugisha, humura. Wowe kora,
mu byo uri kugerageza gukora, Imana izagushyigikira, Imana izaguha umugisha, kandi Imana izakurengera. Ureke guca inzira y'ubusamo. Abantu benshi bari kwibagirwa Imana bagaca mu nzira z'ubusamo. Urimo urajya he? Ndakugaruye, ndimo ndakubwira ngo va muri iyo nzira. Iyo nzira ni igihogere. Iyo nzira benshi bayiguyemo. Iyo nzira iri kujyamo ntago ari inzira nziza. Jya mu nzira ifunganye. Icyambere inzira ifunganye uzahumviramo ijwi ry'Imana, kandi iri jwi ry'Imana rizagutandukaniriza andi majwi. Imana itugirire neza. Kugira ngo ugere ku mata, murabizi iyo dufite inka, kugira ngo ubashe kuyikama hari nyinshi babasha kujisha kugira ngo bagere ku mata. Nshuti yanjye, kugira ngo ugere kuri ibi byiza Imana yakwiteguriye, uzahura n'imijugujugu, uzahura n'amahwa, uzahura n'ibikugoye, ariko nyuma y'ibikomeye hari umugisha. Nagira ngo mbabwire, nimugaruke, nimuve mu nzira iyo ngiyo ntago ariyo. Nimugaruke mu nzira ifunganye. Inzira ifunganye irimo iradusaba kugira ukuri. Inzira ifunganye urayisangamo amahoro ay'abisi bataguhaye. Iyo uyigezemo amahoro yo mu mutima urayabona. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Iyi nzira ifunganye urayisangamo ibyo kurya. Imana iraguha ibyo kurya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. Turi kumwe abakozi b'Imana, murimo muranyumva? Kuki mugiye mu nzira nyabagendwa, inzira ya gihogere? Inzira ya gihogere harimo abajura. Inzira ya gihogere harimo abatekamutwe. Inzira ya gihogere harimo abarozi. Inzira ya gihogere harimo byinshi. Kuki ariyo muri ushaka kunyura? Mugaruke muze mu nzira kugira ngo ubone ubuki, kugira ngo ugere kuri aka gakiza, kugira ngo ugere kuri ibi bisubizo. Urasabwa ibintu nka 2 nshatse kongera kukwibutsa. Icyambere ni umuriro. Umuriro utwika ibintu byinshi cyane. N'icyuma iyo ugishyize mu muriro kirashonga ukaba wagihinduramo ikindi kintu. Umuriro w'Umwuka Wera ni ukugereho. Umuriro w'Umwuka Wera ni ugusabe. Uyu muriro numara kuwugira muri wowe uzagushoboza gukura nakwita inzuki. Inzuki zirakudwinga, dore inzuki zikumereye nabi, kandi warugiye kugera ku buki. Ni ukuri. Haleluya, haleluya. Warugiye kugera ku byiza. Ijuru riragutegereje, ijuru rirakwiteguriye. Haleluya. Ijuru ryiteguye umugeni. Bakozi b'Imana, ijuru rirakwiteguye. Isi irashirana n'ibyayo. Hunga. Kuki ibyisi bigutwaje igitugu? Kuki icyo twita ubutunzi bigutwaje igitugu? Kuki waba warabonye ibintu bikaba ari byo bitumye udashaka gushimikira ngo ugere kuri bwa buki? Nagereranije n'aka gakiza n'iri juru duharanira. Kujya muri iri juru ntago ari ugupfa kugenda. Icyambere ni uguca bugufi. Icya kabiri ni ukwezwa. Icya gatatu ni ukureka umuriro w'Umwuka Wera. Umwuka Wera akatuyobora. Abayoborwa n'Umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Mbese uremera kuyoborwa nawe? Mbese ugarutse mu nzira? Reka dusengane Imana, hanyuma usabe Imana kugira ngo iguhishurire kandi igushoboze kugenda muri iyi nzira ifunganye. Ngo inzira ifunganye iraruhije, ariko nimuhumure, ngo umugenzi naho yaba ari umuswa ntazayiyoba. Twakira ijambo ry'Imana. Nyagasani Imana yacu, wadushyize inzira ebyiri imbere, inzira y'ibyiza n'inzira y'ibibi. Ndasengera umuntu wese wumva ijambo ryawe. Hari umuntu wamaze kwinjira muri iyi nzira ifunganye, nubwo yahuye n'amakuba agashaka gusubira inyuma, ndamwingingiye kugira ngo umuhe imbaraga tubashe gukomeza urugendo. Hari na benshi bahisemo inzira irangaye. Ndabahamagaye mu izina rya Yesu, mbohererejeho iri sengesho ngo abantu bagarukiraho bave mu inzira itari inzira nyabagendwa. Ijambo ratubwira ngo iyi nzira ifunganye iraruhije, ariko abayinyuramo ni bake. Ndifuza kabumvise iri jambo muri abo bake babonekamo. Nanjye ndifuza kuyigendamo. Ndasabye Umwuka Wera ngo agenderere imitima yacu, hanyuma umuriro w'Umwuka Wera waka ku gicaniro, kugira ngo aya mahwa, kugira ngo izi nzuki, kugira ngo ibi byose biduhanda, Mwami Imana, tubashe kubicamo tugere ku buki, tugere ku mugisha watwiteguriye.
sengera abantu bari guhura n'intambara, sengera abantu bari guhura n'izi nzuki, sengera abantu bari guhura n'ibibadwinga n'ibibabereye imisozi, kugira ngo bakomeze, ubahe gutambuka, ubahe kugera ku cyo wabasezeranije. Urakoze Mana, ndabasabiye nanjye nisabira kugira ngo udushoboze kugenda muri iyi nzira ifunganye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom shalom, mugubwe neza, mukore subscribe, nihaza akantu kameze nk'akazogera ukandeho, ujye hasi ureba handitse like ukandeho, hanyuma udushyigikire, twamamaza ubutumwa bwiza. Ugere hasi kuri comment utwandikire, utubwire, uduhe inama, kandi mureke twamamaza ubwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha.